Boy ni umuhanzi ukomeye cyane, akaba rero ari umunyanigeriya warayageze mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje gusoza umushinga w'indirimbo yatangiye, umushinga uzagaragara kuri album ya Melodie. Iyi album iravuga ko rwose kera kabaye noneho bishoboka ko yajyanze mu kwezi kwa 12. Boy ari kumwe na bajyanama be mu muziki, bakaba bageze ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali Kanombe mu masaha y'umugoroba, harejo ku munsi wo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Akaba rero ari umuhanzi mu myaka 2 ishize waje mu gihugu cy'u Rwanda ndetse abasha no kwataramira. Boy uwo mushinga w'indirimbo ubwo no kutegereza hagati ye na Melodie. Hanyuma ariko kandi uyu numwe mu bahanzi bakomeye cyane mu njyana gakondo, akaba rero uyu muhanzi aheruka gukora igitaramo cyo kwizihiza imyaka 40 amaze mu muziki, mu gitaramo yise 30-40 y'ubutore Masambi Ntore. Yaje kwiterekeza muri Canada akorera ibitaramo bitandukanye. Kuri ubu rero ategerejwe mu mujyi wa Copenhagen, aho ni mu gihugu cya Denmark, aho azataramana n'abakunzi b'umuziki we. Ariko kandi ni mu gitaramo bahaye intego yo kwizihiza intsinzi ya Perezida Kagame. Ni igitaramo rero hazabera n'ihuriro ry'abanyamuryango umuryango RPF Inkotanyi i Burayi hose bizihiza intsinzi. Iki gitaramo rero akaba ari igitaramo agiye gukora rwose mu gihe ku itariki 5 ukwakira nibwo iki gitaramo kizaba, nyuma yo gutaramira muri Canada. Birumvikana ko Masambi Ntore n'ubundi akomeje kuzenguruka hirya no hino atanga ibyishimo. Witwa Kate Bashabe yashyize amafoto ndetse n'amashusho meza cyane ku mbuga nkoranyambaga ze, amugaragaza yishimiye ko yabashe kureba umukino wahuje Arsenal na Paris Saint-Germain. Ari Fly Emirate aravuga ati nanejejwe nuko ikipe mfana yitwaye neza. Birumvikana ko afana ikipe ya Arsenal, yari yambaye jezi nziza cyane. Numwe mu byamamare byabashije kujya hariya kurara mu stade akomeye bagakurikirana umukino imbona nkubone waherukaga. Yari Neme Platini wabashe kureba umukino wa Manchester United, ikipe akunda cyane. Urumva ko by'ukuri biryoshye cyane. Hanyuma ariko kuri uyu munsi ni isabukuru ya Diamond Platnumz yuje imyaka 35. Ku mbuga nkoranyambaga baramwifuriza ishya n'ihirwe. Ariko kandi nawe abajijwe icyo yavuga ku mibanire n'uwitwa Puff Daddy, bivuga ko ngo yigeze kujya kumusura ndetse ngo bakamara n'igihe, aravuga ati ngewe nta kintu njya mvuga ku bintu biri mu butabera, ati gusa icyo natangaza nuko buri muntu agira uruhande rwe, ati kandi mu by'ukuri urwo ruhande rushobora kuba ari umweru cyangwa se ari n'umukara. Ati rero no kwirinda mu by'ukuri kujya tuba twaciraho abantu iteka, ati bisa nabi cyane. Ben na Chance bategerejwe muri Australia, bamaze gushyira hanze ingengabihe y'ibitaramo byabo, ariko kandi banagaragaza imijyi bazageramo yose. N'abaramyi b'abahanga cyane, bakaba rero bavuga ko n'ubundi biteguye rwose kuzatarama bigatinda. Hanyuma kandi uwitwa Ragadi, uyu ni umuhanzi ukomeye wa maze igihe kinini asusurutsa abatuye East Africa, by'umwihariko indirimbo ze zarakunzwe cyane hano mu Rwanda. Ragadi akaba yateguje igitaramo agomba gukora mu mwaka utaha wa 2025. Ibindi turaza kwirambura muri Showbiz Today. Gusa indirimbo yitwa Jeje ya Platini n'uwitwa Davis D yamaze kujya hanze. Yego, muzarakoze cyane. Urakoze cyane. Bisa nakoze. Buri saha n'amakuru agezweho kuri Radio Rwanda. Dusubire mu masaha ari imbere.